Yenzubaka inzu imeze nka White House man. Imeze nk'iki White House ewana. Uzamfite mu bwami wallahi. Ngo abantu bakundana ubu bashyuhaganye ari kugura utugift hano town basaze. Ariko ngo n'amaduka acuruza ubukingirizo ubu ngubu ngo twashizemo. Wasanga nta n'utwo bari bukoresha. I Kigali sha ni bango. Niba ukoresha mbe denda. Wallahi nimba ukunda n'umuhungu nugira ikintu mukorera cyo kumufasha uturimo basi ugacungana no kumusahura utwenda yiguriye mani ngo nuko ari keza nga gatishati ngibiki jya mu gisirikare utegeye mu nshuro ya mbere umutegeye inshuro ya kabiri inshuro ya gatatu inshuro ya kane uwo baby ntago azagira ubwenge rwose bwo kwibwiriza ngo yitegere pe ariko abakobwa mani arige nabo bakabya bro mani ukabona umujama arimo arakora ibishoboka byose ngo akore ku rukundo ukabona umujama nta kintu adakora ukabona umujama ariyihiringa ukabona nta nubwo aranafatisha basi ngo uvuga ati ngafite ibiceri ngo n'ibyo umukura ariko ukanga aho tubera akaga mani ntunamukunda ari umwe pe ukamukundana na batayo cyangwa ukamukundana n'ikipe yose 11 shange nzubaka inzu byibuze ihagaze nka 200,000 cyaze ba papa banyu barabyina ba papa banyu barabyina ubu ari umubyeyi ujya muri club complaining ngo umwana wanjye arananiye baso bazi kubyina sha turabasuje kandi tunabifurije ikaze nk'ibisanzwe iyi ngiyi ni PC TV ndetse na Cacana TV aho waba uherereye hari hose turakwifuriza kugira ibihe byiza ndetse no gukomeza guhirwa mu buzima aka kanya rero turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane bamwita igitonore ikizungerezi mama umutima w'urugo nubwo tarashaka Nanjye kukwita ngo kazungu nibuka ibintu kazungu yakoze. Nari gwita nkurangiza ari kwa wiroshye. Nari gwita nkwica nari gwita mano kazungu oje. Mbere bajyaga bavuga ngo abasore b'imbwa nanjye ngo abasore b'imbwa abasore b'inzobe n'imbwa ariko byose n'ibimwe. Nanjye bavuga ngo abasore b'imbwa n'inzobe. Akabasore b'inzobe n'imbwa ariko niko bavugaga nge arengana nta muntu n'isaha. Ubwo abazungu bose n'imbwa. Oya abasore b'inzobe kubera ko nta muntu isara urumva impamvu bavuze ngo inzobe nuko bari n'ibikaro. Yego. Asara umuzungu w'igikaro baho. Bivuze ngo abazungu bose nta bazungu nta muzungu w'inzobe. No umusore w'umuzungu ubwo twamwita iki naga ari imbwa. Oya ntago ari inzobe. Ubwo ni umutuku. Ni abazungu. Ubwo ubuzungu n'irindi kara tutazi. By the way turakwakiriye uyu bamwita DJ Flix. Umeze neza? Ego meze neza. Urasa neza pe. Thank you. Umva hari amagambo nanjye gukoresha ariko nibuka ko abari n'abategarugori hari ukuntu mujya muteretwa ukabwirwa utwugambo twiza abana tumwe batwita ngo tunogeye amatwi ndetse tunakoreshyareye. Reba kuva hasi kugira hejuru urasa neza. Ngiye kuvuga ngo uri mwiza wenda aho ngaho sinaba mbeshye sinanabona kabije. Nk'abahungu bangaye bamaze kukubwira kuri mwiza. Okay nagaruka ikina ariko ni benshi pe. Benshi. Yeah. Hari n'abadukurikiye bari kubona ko no mukobwa ari gitonore. Ariko gitonore ni gitomati ni ikivaze. Ikibase ni ikijerekani. Ni urudomoro. Urudomoro. Nsebya nyine. Ariko tubaye tuvuze nko mu mbuto. Nabi gipome wanaye. Ariko se ndaba pome koko. Mu gihe ari babandi tuzi bandi. Dore imbogo yaba ari iki? Yaba ari indimu. Ariko mana dore imbogo yaba ari nk'umwembe. Sinshaka kazanuka. Ura muri gasigaye tukana. Mureke abari kugaragaza aho yabikuye. Ariko nyine ntago nawe nsuka umwanga se no kumuvuga nabi twaganiraga. By the way DJ Flix turakwakiriye. Murakoze cyane pe. Uyu ni umukobwa mwiza cyane. Umwe mu bakobwa muri no minsi barimo barizamura mu mpano yo gucuranga imiziki cyangwa kuvanga imiziki. Yego. Abatabizi turiyo tunagorana ngo tuvuge ibintu byinshi cyane. Jya kuri Instagram ye, jya kuri TikTok ye niba ukoresha na Facebook. Yego. Yitwa DJ Flix. Turaza kugutaginga. Yego. DJ nk'ibisanzwe uko babyandika barabizi. F na L ndende I na X ebyiri. DJ Flix. Turakwakiriye mu kiganiro. Murakoze cyane. Uyu munsi rero turi ku munsi urahuze. Saint Valentin. 14 z'ukwa kabiri. Ngo abantu bakundana ubu bashyuhaganye ari kugura utugift hano town basaze. Ariko ngo n'amaduka acuruza ubukingirizo ubu ngubu ngo twashizemo. Wasanga nta n'utwo bari bukoresha. I Kigali sha ni bango. Niba ukoresha mbe denda. Ubu mwashyuhaganye ngo arabakunda sawa. None sawa ubwo. Kuri 14 z'ukundi kwa kabiri tuzatubona aho impinja ziri kuvuka.
z'ukwa mbere cyangwa z'ukwa 12. nta musore wowe uri buze gusura se njyewe nsura nde ukope nta boyfriend mfite pe nukuri kw'Imana si umukobwa mwiza nk'aho abura umukunzi gute oya nuko umuntu aba akiri mu bindi bintu bimufitiye akamaro rega gukundana ntabwo ari biri necessary. Ushatse kuvuga ko abantu bose bakundana bo babuze ibyo bakora bafite ibyo bakora nabyo ni akazi no gukundana ni akandi kazi ubuze nashako reba nka struggle zose mba ndimo hasoza gushakisha koko nabona umuhungu waba nkundana nawe yaba ari umusirikare ariko ntabwo ari uko yaba ari ku ikosi suko utabakunda ubwo nuko utababonera umwanya ya ntabwo nabona umwanya pe kandi ngengira umutima wawe w'urukundo bivuze ngo urabenga simbenga aho kujya nzaryarya umwana w'abandi aho kujya ngo nzagende mbeshye umuntu hariya ngo ndamukunda mu bure time amamagara mbure sha izina ry'Imana nabireka anytime nawe uzabona umwanya nkagukundwa akazi ariko ibyo kuza ngo ndi kukubwira ngo dukundane ukambwira dukundane mbizi neza ko nangiye kuboneka ndi nk'idolari tutabeshyanye umaze gutera nk'indobo zingahe indobo cyane ubwo se nazibara mani zirenga 10 ni nyinshi ubwo se ubwo mbaze indobo yego komana nta musore mukanje kaba kuzuye nta musore uragutera indobo ubeshye ntiwikunde ngo werekane yuko gusaba ukatira batagukatira Ange baneye indobo niga muri primaire baneye indobo koko. Nose watangiye gukunda no muri primaire? Oya kijama nakundaga niga primaire. Ntungire. Kiga P6 niga P5. Mbona kirenze, mbona ikiniga kimeze neza gifite ejo hazaza. Ko numva ubushinzi mwe mwarabutangiye. Washari ariko arukuru uri umupeti man. Nese si usubwana wese nagwa akunda naguri igipeti. Jewe ndibuka ko umukobwa wa mbere twamenyanye nari nsoje secondaire. Ndatinyaga abakobwa. Turabizi. Oya ariko ngewe byari byo kugushuka. Oya rukuntu ufite utwana mu gende no tuganga karaga hanga se keza. Ngo yini keza uzabikabwira. Nanjye nawe gati nese kuri mwiza ko ngukunda. Ngati toka akana ugenda. Eni kukubwiye. Genda banze ukuri. Ako byo ushareba nk'ukuntu ngana kandi ukuze. Uri muri primaire bwo Nda akanyoni pe. Waragashwiri. Agapusi. Akanyunyuri. Akanyurugutu ba genda banze ko ngate genda banze ukurashime yanjye ariko nyine nago wari kuzikunitera agahinda ariko nari ndi umwana of course nanjye mbyutse numva bisekeje kandi turacyanavugana mani umushito wanjye nyine wari konseza ngate waragasazi cyakoze sinajya kubwira ngo ngwino nsure oye byarangiye nanubwo none esuwe yarashatse se ntabwo ni umwana nawe pe yandushaga umwaka umwe reka twigarukira kuri uno munsi w'abakundanye umunsi w'abakundanye kuri wowe bisobanuye iki nta kintu usobanuye n'itariki nk'izindi 14 z'ukwa kabiri kuri nge birasa ni umunsi bamwe bafata nk'aho ari umunsi wo kuryamana bajye baryamana abafite abo baryamana nabo baryamane umukobwa ufite gahunda yo kuza kujya kuryamana n'umuhungu bakundana uramuvuga iki baryamana nese ndamubuza umukobwa uri buze kwima umusore bakundana uramuvuga iki amahitamo ye ntacyo kumuvugaho gihari umuntu uri buze gutegura agafata umukobwa akamujyana akamugurira ibikiye yariye inkoko ze yariye izo nkwavu ngaho amafidera amakobwa mu yakunda kubi yakuguriye gift yagutayemo ikintu kitabaho yakubwira ngo shu no ese nta kuntu wanyegera ugahita umubwira ngo ibyo ntibyari biri ntago uri kumugura ariko nuko ari ibyo bintu ubikore nk'umutima mwiza ubikore nkaho nta kindi kintu utegereje kiri bukugarukire niba ukora nk'uri kumugura barakuraburiza dore uyu munsi abantu bashyuhaganye ku mamoto bari kujya kugura indabyo urataha kuri moto warize nimba usohokanye umuntu umusohokane uvuga ati nyine nuguhafinga fani nugusohokana umukunzi wanjye mushobora kudakora ibyo bishitani byanyu kuri 14 mukabikora kuri 15 tuza shyuha gake akandi kantu kuri 14 la majorité y'abakobwa bagiye muri period mukubite kanjye mubwire umuntu ntiwagira umuntu umuha gift uri mu mutuku nimba ari muri period Sever atangiza abe kuri 17 cyangwa kuri 18 muyimure nkuko umuntu avuga kuri 10 bakayizimura abakobwa bavuga ko ari kata nyine baba baravumbuye aya shajyana kwa muganga mukubita igishinge amara ukwezi ataranajya no muri ibyo period byiwe najya muri period nta gift ari bubone uyu munsi ukuntu mwashyuhaganye zigifite murazitahanira abakobwa bose bambaye padi baje gusura umusore niko bari muri period bajye babambura barebe ko nyine ntago mbizi ibyo bintu bajye babambura barebe nese nabivuga yiki caca nashiringira hari ubwo se bijya bibaho ntabwo ibyo bintu nagenda mbyambaye erega ushobora kuba utari umwarimu ariko ukabuza uko abarimu bigisha hari ukuntu umuntu afite
insecurities man akaba atakwizeye nk'umuhungu abona uri n'igihungu cyane amufata no ku ngufu akavuga ati kani twaza agapadeda atandi gasora atanyica urumva ahubwo gute wakunda n'umuhungu utizeye gute wakunda n'umuhungu uzagenda wiprotect gutyo gwanamubwira ukamubwira ati nese undi gukundana n'undi no gukora sex bivugwa yuko ngo ikimenyetso kimwe kigaragaza urukundo rw'abantu badahuje ibitsina ari ukuryamana bitewe n'iki nuko abantu benshi umugore n'umugabo bashobora kuba babana umugabo yakubita umugore urushyi bakiyungira mu buriri kwiyungira mu buriri si ukuryama ngo basinzire hari ibyo baba bari gukoramo ibyo bintu bikabunga bikaba abantu benshi rero bavuga ko icyo ngicyo ari ikimenyetso cy'uko gukundana ikimenyetso cyabyo kirangwa no kuryamana ubwo se okay sinzi buri muntu agira uko afata ibintu ukwe ariko ngenda bikeka ko kuba umuntu wamufata nk'aho agakunda atari kuryamana nawe sibyo nta hantu bihuriye pe ubundi ikimenyetso cy'urukundo ni kwa kundi umuntu abaguha attention aguha umwanya akumva igihe icyo ari cyo cyose ushobora kumubwira ati ibi n'ibi akakumva ashobora guha indi support ibitekerezo ashobora kukubwira ati ibintu urimo ntabwo ari sawa akora ibi nicyo kintu cyonyine gishobora kunyereka ko umuntu ankunda ibyo bigatandukanira he na brother na sister brother and sisters sibyo manu uzaka umwana muvukana amafaranga ureka yaguha aravuga ati mbabara abana ko nge bayampase ni wowe ariko akenshi mu siblings bibaho ukabona ntabwo apfa kuyaguha cyane agakwizera turi kumubeshya ibiki n'ibiki ntago umuntu ugukunda ugize imana yanakubera nka musaza cyangwa mushiki wawe sibyo kubera ko bari abantu bavukana bakundana byanyabye nta rujijo rurimo sibyo ahantu biba bitandukanye nuko mwebwe byibuze muri gupanga kuzabana mukagura undi muryango ariko rwa rukundo rujya gusa ariko runatandukanye ubushize twakoze ikiganiro uvuga ku bintu bigendanye no kugira no kurya amatike ushishikariza abakobwa cyane ngo barye amatike icyo gihe ndetse ndabizi comment nyinshi z'abahungu bagiye bavango gapfe kandi bakabega bari banyije kubera icyo ushobora kwifata ugashyigikira abakobwa ngo barye amafaranga niba kuko ari umuco mwiza ntago ari umuco mwiza actually ntago ari umuco nashyigikira sibyo ariko nimba utegeye mu nshuro ya mbere umutegeye inshuro ya kabiri inshuro ya gatatu inshuro ya kane uwo baby ntago azagira ubwenge rwose bwo kwibwiriza ngo yitegere pe to be honest nawe umuntu akumenyera ibintu byose ntago uhita ako kanya wibagirwa inshingano ufite sibyo bivuze ngo akamenyero yenze nyine niko biba bimeze nimba wumva ko umwana ushaka kumumenyereza ko agomba kwigira bimutoze mu byo muvugana mu byo ukora nimba ushaka ko yigira ukamuhamagara ati nshaka kongera ariko nta gatiketi mfite mutesting urebe ko nawe yakigora akakugeraho rega sibyo n'umutegera rimwe kabiri gatatu kane byarangiye n'ubundi azaguma kwa gatiketi none se usibye n'ibyo gutega ko hari umuco abakobwa baba bafite kabone niyo yaba afite amafaranga n'ubundi birangira kubibye abenshi si bose ariko nka 80% abakobwa barabikora kumva niyo yaba afiteho pake bari butware saa 11 yakubipa biterwa n'iki abakobwa akenshi ibyo ngibyo akenshi abantu babikora atagukunda yabikora ariko umwana ugukunda ntago ashaka kubipa bivuze ngo yakubipa adafite amayinite ari kuvuga ati wamamagaye ariko afite amayinite ngewe umuntu nkunda ntago namubipa ufite amayinite ntabwo uhamagaye sawa ubwo yashira nawe ukagura andi nawe yagushana nanjye nkagura andi bivuze ngo ikimenyetso cy'umukobwa ugukunda nuko aguhamagara ntakubipe ntabwo ari ikimenyetso icyo yanaguhamagara atanagukunda ariko umuntu wigomwa tu mu bintu akora urabibona mu bintu avuga urabibona umuntu wigomwa just kwigomwa uwo mwanya we cyangwa ibindi bintu akaguha time wowe gusa bishobora kuba ikimenyetso cyiza cy'uko umuntu agukunda wishyuhaga nango umuntu aguhamagara 24 ngo umuntu ngaraguhamagaye mu gitondo saa 6 n'umugoroba ngo umuntu ngarankunda ukagenda washyushye wasaze ngo ufite sheri umwana yanjye ngushara amamagara bebe ubwo ushobora gusanga uri nka gatanu mu bantu atendeka wowe uri inyuma utari no byibuza muri batatu ba mbere wishyuha uvuga iki kuba byibuza ashaka umuntu uguha attention birahagije kubera iki abakobwa benshi bakunda kujya ku basore bajya biba imyenda cyangwa se reka tubifate ko ari ukwiba kubera ko bayijyana bayitiriye ariko kuyigarura
bikazaba ikibazo cyangwa se ntanayitire yahagera agasanga umwenda akunze akavuga ati uyu reka mbe mwambaye imbeho iranyishe bikazarangira uwubura yirengera. sha nyine akenshi abakobwa turikunda mani, abakobwa tugira akantu ko kwikunda ugasanga umwana yiguriye akavaleze ka 15 ugasanga uwo mujama yifite udukoti nka 3 nitwa acungiyeho nawe urabizi ntago birakunda ufashe rimwe urarihurutura ritwaye wenda nitwa akoresha mu kazi nyine icyo gihe ntago mana umuntu ukundura namutinya bro umuntu ukundura mutinya ku buryo udashobora no gutwa udashobora no kufata atana uguhaye wenda ushobora kuvuga ati ko hari imbe wakifubitse sibyo ukabona kuyirifata man nabwo ejo ukavuga ati urahari nkuzane wa mupira nagukeneye biki ibintu nk'ibyo umwana man umwana uza akoyera utuntu umwana ugwamagara nese dusohoke umwana ugwamagara sugo wanjyanye hanga umwana ukwibutsa inshingano wakamukoreye naga bagukunda man nuko bajama man ntago bareba nyine ngo bitegereze umuntu ukwibutsa inshingano wakora man ari igihe nyine bashaka ngo abigukureho ibyo bintu agukureho ubwo buceri bwawe agukureho utwo twenda twawe man nta kindi bagushakaho ahita kukata aba baby burabagira batinya abantu bakunda pe nukuri munisanzuranyeho hari ahantu agarukira hari ahantu rwose bagarukira abasore bari dukurikiye bari kubyumva baby rwose suku ugira ariko man nawe ni gutugiye muri ghetto bro urabizi neza umutipe mukundana ntago aribona urabizi neza umutipe mukundana wenda yibera mu kageto ka make uragifashe imipira yambara afashe agakweto yigure ka make wenda ka 25 urahurutuye uratwaye man uba wumva umuntu mukundana we yatera imbere gute nimba uri umukobwa usahura umusheri wawe ntago ari byo tugomba natwe kugira ahantu tugarukira nimba ufite umuntu mukundana at least muhe respect niyo yaba gukunda cyangwa se niyo uwo muhungu yaba yaramaze kugira aho yigeza yaramaze kugira aho yibona ari n'umukire pe ese birakwiye gufata ikintu nta muntu ukiguhaye ukakijyana ukageza cyangwa no gutegereza umusore akagushopingira nta respect irimo nimba ukunda umuntu uranamutinya man umuha respect ugatuma n'abantu babona bazi ko mukundana bamwubaha ukamuhesha respect no mu bandi nimba umuntu ugiye ukamusahura man none abakobwa agenda abizi umujama yibera ghetto man nta mukozi agira uragiye wiri uryamye yone ntumumeseye byibuza ntumwogereje utwombo ntumuhanagure yenda akagaze kamaze iminsi agatekeraho naki uhurutiye jumper wori gucungana na jumper n'amavaleze n'ibikino n'udukweto mu mutwe wawe harimo ibijumper ntwari yihera wari uryamye kwishuka itamesha yiwe ubizi ko ari umujama nta mukozi agira man shaka nkubwire urimba urumbe bumeze gutyo uzapfa nabi man uri inyeshyamba wowe wagera no mu gisirikare uri damascene yanaparamira imodoka sinagimana wowe watwara n'ikamyo waba n'umukarani wallahi nimba bakunda n'umuhungu nugira ikintu mukorera cyo kumufasha uturimo basi ugacungana no kumusahura utwenda yiguriye mani ngo nuko ari keza nka gatishate ngo ibiki jya mu gisirikare uri inyeshyamba ntacyo umaze mani yani urambabaza abahungu baragowe mani guhera kuwa mbere ukora waratunutse umugongo wawe utaruhuka kama nawe yaza no kugusura nawe ikakugaramira mu buriri nta kigukoreye akagazi kugatekaho karabaye ibisazi nta nagahanagwe mane muterete nzaba nirebera ndisingo nta kintu bimbwiye bivuze ngo umukobwa uzi ubwenge unamubonera kuza kugusura umukobwa uzi ubwenge unagukunda oya yari igihe ashobora kuza ahubwo se sheri hano hantu hasa nabi twashatse umuntu uhakora wenda ashobora kuba nawe atabishobora twashatse umuntu uhakora urumva iyo hari igihe mani aba ari umubebi urumva w'umunebwe ariko iyo agize iyo idea oye batazibona se nese abakobwa bose nagaruka baba barakoze bakora imirimo kandi nabyo hari igitaye mu blaming n'igihe mu blaming arakuri mu bakire hari igitaye mu blaming sibyo hari ababyeyi badakoresha abana babo pe none nimba usanze ushobora kwagera ko wigirira ako gasuku kavuga ati hari umuntu w'igihumbi twabona wadukoropera akatumesera wenda tukamu 500 akadukiriningira ibintu byose byombo uraje nta no gutekereje ko ibyo bintu bibaho uraje ntari turodaringa gapiza hurutu murariye umusigiye ibikarito mu nzu undi mwanda ntari bituranywa akaji ibicupa bisize mu nzu uhurute vareze ngo uragiye ngo mukara kavareze ngo ni keza ngo kantemo sheri nukuri ko Imana nawe uzicuza
uzicuza kuba uri kudetinga umuntu nk'uwo. Wala uzicuza kudetinga umuntu utakwitaho ngo amenye icyo ukeneye. Uzicuza mani kudetinga umukobwa utamenya nimba at least inzu ari kubamo BF wanjye irasa gute. Ese nyanye n'abandi bakobwa b'inshuti zanjye ntago bamuseka. Uri gutereta wowe nyeshyamba, uri gutereta umukaratika, uri gutereta umunyonzi, wa muhungu wemenya ko uri gutereta Damascene. Ni Jean Claude wigendera nimba watereta umuntu utakora isuku. Shana mfite ase mwamaye akazi. Ubu koko umpamagaye we na couple yawe mukizi kibeze neza tugacomeka bafure hirya no hino umwana ukamugwatira ubundi nkagucurangira ukantama ikofi n'ikintu kimeze neza sha muzajye mu mafaranga menshi pe n'ukuri. Ino Kigali ni ibisazi nawe murayizi. Yego. Bivuga yuko kugira ngo ubone ahantu wabasha gucuranga urugo. Yego. Yego. Ngiye kuva nkugiyemo nimba nta gitsina babona mfite ntago babona mu nziza iki izo ruswa ariko nanjye izo ruswa ko mutazinsaba bimeze shawa pepe niyo mahirwe mfite kuko ngewe ikintu nkunda akazi ewana umaye akazi usha ibyo nta nubwo bitekereza kuko ukuntu ubona mfite courage y'akazi. Oya biriya bintu bibaho rero ukabona kuri ngewe ukabona umuntu araje ngo urabona ngo dija neza unakunze vibe zawe ufite agataye keza akakureshya ukavuga ati akoze uyu dayimoni bantumyeho. Rero hariya uba ugomba kuzahura n'abo bantu barenze umwe benshi cyane nyine niyo hantu tuba turi nyine tuba turi kumwe n'abantu badafite imico myiza kenshi. Iyo uri hari ahantu rero umenya uko ugenda. Niba umaze kudija ushobora kumubwira ati oya iyo umaze gucuranga nta mu rugo tuzavugana ikindi gihe sibyo ukamubwira ati ahubwo uzagaruka ahantu nzacuranga nabwo ukamubwira ati tuzavugana ikindi gihe bigatuma wa muntu agivinga up ariko nanone agakomeza akunda ibyo ukora sibyo akagivinga up mu bintu byo gushaka kurarura kugutwara muri ayo modoka ye kugira ibiki kuko ntabwo wagiye ari udafite ticket sibyo. Sha ntago njye nambara ubusa pe ubundi abantu izina ry'Imana nta muntu oya nimba uzi ukuntu nambara sibyo nimba usibye ubu nambaye utuntu tw'udusengeri murabizi izina ry'Imana nta muntu wakubwira ngo dutane wambaye pocket nta muntu wakubwira ngo dutane wambaye ipantaro nk'iyo yambaye. Umuntu wese abashaka abone akabero abone utuntu tw'utukiniki hanze abone utwara turi umushime mu ruhara abone wagwani ariko mu gihe nawe uri gusa nawe habe uragumiwe byarangiye. Ngiye mbona abakobwa benshi muri club naho namenye gahunda zabo ariko buriya baje cyaze ba papa banyu barabyina ba papa banyu barabyina ubu ari umubyeyi ujya muri club complaining umwana wanjye arananiye baso bazi kubyina sha baso bazi kukata pa shakivamo mane sibyo ko nyine izina ry'Imana imwe se inzu nziza ko genzo wakinzu imeze nka White House man imeze nk'iki White House ewan uzamfite mu bwami wallahi sha nibisazi simba zo nzabikura ariko ngende gukora oya izina ry'Imana ngenda n'umuntu nzi mana ziko nkora tu ngenda akora no kuri pe ni inzu nziza kandi nzaba narakoreye mu maboko yanjye muri skills nkeya mfite manega nawe wamenyeho imigisha ituruka sibyo
nshobora kuzakora amafaranga nkanayabona nkuko hari n'abayakorera bakanayabura. Inzu nziza urabona White House nimba uyizi uzarebe udufilime two hanze. tureke ibintu by'inzozi kuko nta n'undi muntu ufite White House kandi Oya ndaguha ishusho. Inzu nziza nini ya bien igeretse akoze ningi uzayubaka. Nzando umufundi ko ndi kukubwira inzu nini isa ne shange nzubaka inzu byibuze ihagaze nka miliyoni 200 yavuye mu kudije ya bazaba wenda abari imbere yanjye bazaba barazubatse man. Rega aba DJ bafite amafaranga nuko ngiye mutari kuma ibiraka mwamaye ibiraka ngiye ariko ntago na giving up ingeso yo kugiving up nayo ngiye ngira uyu munsi ndawukoraho ikira Papa banyu bazi kubyina rega baso barawuceka za munda tuzibona na ba papa banyu bafata mu bifu wallahi baso ni abadensa baso ni abadensa baso nibo ba best dancer. abakobwa rero abakobwa bakundana n'abasaza abakobwa bakundana n'abasaza mwa abakobwa muzarwara ibirwara mugende mwishore muri biriya bihara mu bashimagura ariko izina ry'Imana uzakoramo mugiga uzakoramo sida nta mahoro man. Nyine ngiye ariko navuze mu in general na bose nibo n'abasaza barazifite ushobora kudakuramo n'indwara n'ibiki byose ariko man uwo musaza ashobora gupfa yaragusigiye ngonga ku kamodoka yagusigiye ubwo buceri bukeya kubera ko wirirwa mu bahungu umutwe wawe urimo just igitsina gabo ntushobora no kumanaginga bya bindi byibuza namukuyeho. Mushake skills mushaka ubumenyi mushaka ikintu cyatuma byibuza mu myaka 5 iri imbere uzavuga ngo iki kintu cyantunga. Dega no uranasaza nabo basaza uri kwikaragamo nabo bakaba bari kwishakira utundi twana dutoya turi inyuma yawe. Izo skills zifite ziragutabara. Nge nago namwanga batinya ubukene batinya gukora. None se reka nkubwire ni bangahe ni bakeya bafite ibiceri ni bake pe sibyo to be honest. Nge izina ry'Imana nago namwanga birisere nago namwanga kwera ko nta kintu ngira amusaba birisere nta kintu amusaba ariko umu baby man udakora sibyo umusonga rero udakora ukeneye gusa neza 20 ushaka gusohoka naga azatetana n'umuntu utazabimuhereza ibyo bintu azagenda gwe kuri cya kanseri hari ariko avuga ati kama mbaya ni mbaya kama mva tuzapfa cyonzi icyo tuzicana urumva ntago ashobora rero kujya gutereta umuntu man utazagira ikintu hape n'ukuri ariko nibone agasore man keza kiturije nk'ukuntu numva nshaka gahungu kisengera muri nye nkumva nshaka umuhungu we umva sori muri mubiki umusore w'inzozi zawe n'umusore umeze uko ndakwibutsa yuko uri abakobwa dusindana nako mwe musindana ndavuga bacacana na ba Kemba aha ndakwiyamye simba ndi kumwe na majorite y'abasore ntabwo babashaka kubera ko ntabwo washakana n'iyo kezi urara kuri kontwari ubwo uzi kubyina muvu zose kubera ko ahora mu mbari agataha ajya gusutama muri wese ngaho nyumvira ako caca izina ry'Imana caca nafite ikibazo mu mutwe caca ugiye kwa muganga bakaburamo akantu gato kabaye pyu katurubunyutseho gato izina ry'Imana mbedendo bari kuhakorera sukunywa subiza wafashe kamwe iyo basinze hari abantu inzoga zigwa nabi bakagenda bakicara iruhande rwa tuwarete kugira ngo babashe kugira gute kwikemura kuko abantu benshi hari ukuntu banywa inzoga zikabagwa nabi bikarangira caca ikibazo uri kumbaza ni iki ikibazo ni ikihe kujya birangiye kuko ntabwo ndi bumenye ikibazo uri kumbaza ikibazo nyine bya nese uri kuvuga ngo narasaze kubera ko mbuzi iki kubera ko mvuze ngo hari abakobwa barara kuri kontwari ntabwo mbizi njyemba ndi gucuranga bari muri toilette simba mbabona rero niba utabizi ntabwo ugomba kuvuga ngo mfite ikibazo
bagakwiye kuvuga ngo ibyo ntabwo mbizi. ntabwo mbizi rero, ntabwo mbizi kandi caca ukunda kungerageza mu buzima bwawe. Ntabwo ari ukugerageza ahubwo wowe ukunda guhunga ibibazo. Pa ngwino mani, ngwino pe mbabarira ngo ni nicara aha nta nubwo nongera gutanga mikoro, icara hamwe nkubaza ahubwo ibyo bintu byo Ase- kubaza ikibazo ukagihunga. ndi muri Ukraine walahi. Uri kubyumva? Ingofero iragushyuha. Imbanya ubutita. Ni ubutita ni ibiki? Ariko gutyo nabwo byari bimeze neza rero nabyo nta Mm. kibazo nongeye kubaza, ariko icyo kibazo nta wundi muntu ari kukibaza usibye umukobwa, kuko ku ruhande rw'abahungu ubona arakibabajije. Hari abakobwa bagira gutya akandika mesaje ivuga ngo wantije 2 cyangwa 5 bitewe n'aya ashaka. Iyo mesaje abanzaho ngo shu iyo mesaje akayohereza abasore barenze 20. Agakora forward. We wayibona uri kama nayo uri kumva ugahita karankunda dusarama yakeneye ukayamuha, ariko nyuma wazacika ugasanga yari yarabyohereje abasore nka 20. Ibi bintu ikibazo noneho aho kiri n'iki, ushobora kwibaza ngo ikibazo ni iki. Tuzakumenya umuntu ukeneye ubufasha n'utabukeneye ari inde, mu gihe bose bohereza gutyo ugasanga ni forward. Banza umenye umuntu uri gukunda ngo ninde. Kandi ababebi ndabizi, umubebi wakwishamo amezi arenze 2 sha aba ari umuplayer umwe urenze. Banza umenye umuntu utereta ngo nuwuhe, ubanza umenye ngo ari mu kihe cyiciro, umenye imikino uri gukina. Wipfa kugenda n'ibigenda ngo umuntu ari kumamagara buri munsi ngo arankunda na. Ngiye ntabwo hamagara ikintu unshakaho, ariko ntabwo naguhamagara buri gihe ndi kukuryarya for nothing ngo bikonde. Yeah. Uvuye ngo call zose ntabwo ari iz'urukundo na Sha byihorere mani, call se ntabwo umuntu ayigukubita amaze kureba agwani hirya. Kakugatiwiriye gute ko wanyenze kandi amaze kureba ibyo ari byo. Uvuye kwa Yohana. Kwa Mariya. tariki 14 z'ukwa kabiri. Yego. Hari abantu benshi baba bavuga ngo tugiriwe amahirwe tukabona ibintu bibera muri iryo joro wakumirwa. Mani njye ntekeza ko ari ugusohoka bagahana amagifiti bagataha, nese ari ikindi ubwo ibindi nyine bashaka kubona ibyo wenda bashifite ibyo ibindi bashaka kubona, nese namenya ari ibiki koko. Njye ikintu nzi nuko kuri no munsi bahana gift bagahavinga fani bagahana urukundo bagataha. Ikibazo cyane ni iki kwari cy'abakobwa kenshi usanga niyo mwasohokanye iteka bashaka abasore aribo bishyura kandi ugasanga wowe ndabona n'amafaranga ariko ukavuga ati ntabwo nabikoraho ibibazo byinshi bigiye bitandukanye reka ntabwo nagira gutya na gutya. Yego, urugero ngenda ruzi rw'umusore ahembwa 200,000 umukobwa ahembwa 700. Ikintu cyonyine atakoraga wenda ni kumushyirira usanga ari umusukisha ari umukoresheje inzara umusohokana no mutwara rimwe na rimwe uburyo umuntu ashobora kwikura nk'ibihumbi nka 70 akagura inkweto z'umukobwa umukobwa agahita amuzanira agakomo ka 3 ahembwa 700. Oya mani nyine aho ngaho umukobwa okay sinzi, ariko abakobwa mani harige nabo bakabya bro. Mani ukabona umujama arimo arakora ibishoboka byose ngo akwereke urukundo, ukabona umujama nta kintu adakora, ukabona umujama ariyihiringa, ukabona nta nubwo aranafatisha basi ngo uvuga ati ngafite ibiceri ngo n'ibyo umukura, ariko ukanga aho tubera akaga mani ntunamukunda ari umwe pe, ukamukundana na batayo cyangwa ukamukundana n'ikipe yose 11 wuzuye na nyezamu arimo kagatinda gutendeka ikiba kibi. Izina ry'Imana uzahashya sha. Esha n'abakobwa pe baratendeka kuko mani hari nk'abashiti mafite nkumva ngo afite umusheri ngo w'Rwamagana, nkumva ngo afite umusheri wa Canada, nkumva ngo afite umusheri ngo w'Ikabuga, akagera n'undi utuye hano za Remera hafi wava Remera agatagira uwa Sonatube ku buryo ahantu hose hagize akavura akagatamubwira ati baby wafunguye se ndi hafi aho.
Mm. Mm. Ego. Mm. Mm. Atavuga ati uri delivery note. Agahita araraza Rwamagana. Awe. Uwo mukobwa n'igisirikare yagishobora. Uwo mukobwa yanabetinga n'ukuri kw'Imana. Uwo umukobwa ukunda abahungu 7 yakina urusimbi. Ntago aba akiri umukobwa. Uwo mukobwa yakina biyari, uwo mukobwa yakina urusimbi, uwo mukobwa yaheka amakesi ku igare. Uwo mukobwa yakinjiye. Umukobwa atereka abahungu 7. Izina ry'Imana afite ubushobozi bwo kubaga inka wenyine. Akagurisha inyama akavuga ati sha bibaho mana baby noneho ni aba player byatari. Ngere ni umubebe ari umuplayer ntago twaba inshuti. Ntago mbikunda. Wapi? Nukuri pe. Baranindetse mba dendo. Ewe. Mani nyine ntago ari ibintu najyamo tu. Ntago nkunda kuvuga past n'iki. Ariko kankubwire mani. Nimba uzi ko umuntu agwaye time ukayipfusha ubusa uzicuza. Ni hahandi uzicuza, ni hahandi uzandika, ni hahandi uzahamagara uri kuvuga ngo iyo mbimenya sibyo. Noneho ugasanga umuntu yakubwiye ngo ntago nabona gufite. Hari ibinini ugenda kwa muganga bakaguhereza ku buryo bituma ushobora guhita usinzira cyangwa nyine ukagira Jean Marie batejemo. Ugenda ugure Jean Marie. Genda ugure mikorojeni igufashe kuba reka ngaho reka tuza tuvuga ibikuramo inda biribi dufate. Muratubabariye. We ariko ngewe dutandukanye. Ni man nimba dutandukanye izina ry'Imana aho kugira ngo ubone chance zo kumvugisha sha ntago byakunda. Ntago bikunda. Uba waranyigisha kunyanga mbere noneho nangiye ugarutse mpita mwereka kuntu kwangana bimera. Mpita mwereka ko ndi DJ Flix w'i Kigali. Ewe naraguha ahubwo wanyita umugabo ngo wasigana umurigo wambwiye ngo azanyita Jean Baptiste nawe gati Gatiste naso. Sha ngo Jean Baptiste walahe. Akibaze n'ukuri ngo mani ngo ukuntu uteye ngo ngibaze umuntu udafite na sheri. Ako nabibaze ku kigero cyawe. Ukanya abandi bana moto ubungubu barimo barazoza abamotari. Abaniga bafite amamodoka yabo bari kuyashyushya. Amahoteli ubungubu arimo arasasa. Oya izina ry'Imana. Abafite ibyumba barimo barabisasa neza. Mubwire rero. Ubusuri ushobora ko ari bubukoreshe. Abanyakigali bangoza shana ni mu bukoresha do amaduka. Mwabana mwari sida hehe. Hano hanze ari sida. Imitezi imeze nabi iravuga. Umva reka ngiye mani nge ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu baryamana mu ijoro rya 7 kushikira. Shamani nge nta kintu bimbwiye. Nge mfite ibimangayikishije. Ntago mpangayikishijwe n'abahungu dore ni benshi. Ntago nzabura wo duhuruturana tukabana. Ariko nzashaka umudeperi. Umuhungu utari umudeperi hindura idini. Uri kuririmba ni Nasiri. Ni Nasiri. Ni Nasiri wala. Usikana ndi muri club muri gakambwa ati cyamo ni Nasiri. Narasetse. Narwo navuze ndayisacinga none ndamenye mbi. Leo batindake. Nawo undi kuvuga ngo akinyuma ngo ndumva nkunda uratumune.
sha wapinye ntago nkora ama request song kabisa. Nimba nakoze aga playlist ndagenda nkacurange karangire. Nanga request song zirakujagaraza. Hari igihe umuntu ashobora gusaba indirimbo iri muri BPM ijana, iri muri volume iri mu ijana man, uri mu 120 abantu bahagurutse bikagusaba uyishyiramo abantu bose agata bamera nkaho man imvura bakubise. Omenegara tamuga ati turabikora boss. Ndakubara paka nshoje. Ntago wankoresha ibintu by'ubugoryi man ngo nuko nguri gusabwa indirimbo. Fate koteri yumve utahe. Cyangwa everyone. Sha mu makazi man, mu makazi kandi njye mbabwiye mandi seri. Mu makazi pe. Yeah, sure. Impano nziza ku bantu bakundana. N'abakobwa kugira ngo nitame imodoka. Kamera zikanzu ya 500. Kamera zikechi bageze hayiri za 700. Bari bifite nshasha zasohotse ngo ari guciza amasakofi zasohotse. Gashyuho gasaro gashyuhagana ngo ufite umusheri. Ahora cyucye ari hejuru n'amashyuza ajyana n'ibigezweho. Ego. Yano utamereza bene bintu. Urubuze kuba umuntu. Uramuvuga iki? Sha sha nyine umuntu nk'uwo witoranyirizamo impano nta nubwo ayikwiye tu. Umuntu nimba yitoranyiriza gift na gift akwiye. Umwana utuje ushaka gift, umuntu ushaka gift bayimuhitiramo man. Gift ninde yakubwiye ko ubundi si urishobora ko umujama yashaka kuyiguha ku buryo ucuzinga gift. Nimba ucuzinga gift man nayikwiye tu, you deserve nothing. Mujye muri Saint Valentin muhavinge fani, ariko mwibuke ko ubuzima bwanyu ari ubwa mbere kurusha ibyishimo, sibyo? Nimba ugiye gukundana n'umuntu ugomba kumenya ngo umuhungu akwifuzaho iki kubana cyangwa ni hitandirane. Mumbabarire nimba mugiye ku mihanda, ibuka ko amaduka acuruza condom, ibuka ko amaduka acuruza ibinini, ibuka ko amaduka ariho kugira ngo cyangwa n'amafarumasi n'ibiki biriho kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Wijya gusarira agakanzu baguhaye ngo ugende bagutemo nta kiniki. Ibuka condom nyamuneka, mutubabarire. Murakoze. Asubwo nuko unshimiye ndangije kuvuga condom. Yeah, for sure. Mu following ni DJ yes Freaks Chachana ako Chacha dufitanye ibibazo man, izina ry'Imana kankubwiza Chacha hayiwe turabicaca mu kanya. Mu following DJ Freaks ni DJ F Randende I double X. Yeah, thank you so much guys, bye. Ntayerekwa nshaka mumbabarire.